mwiriwe mwaramutse neza bitewe naho muherereye. Ni inyigisho zanyu mumaze kumenyera muri benshi kuri YouTube channel Menya Uhinduke. Ikaze kandi nkomeze mbashimire abo dukomeza kubana kuri iyi YouTube channel yanyu. Ni Kaneza umugabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo twita attitude mu gifaransa, mu kinyarwanda cyacu ni imyifatire. Rwose imyifatire ni ingenzi, tujyane rwose tubyige tuhwiturane kandi tumenye tubyitwaremo neza. Umuntu wari wese muri couple imbere n'inyuma bishimangire hari ikintu bakunze kwita iyo attitude mu kinyarwanda ariyo myifatire. Iki kintu turakirebera hamwe kuko kirafasha cyane mu kunoza neza vitamins zindi zose tumaze kwiga. Umuntu ufite imyifatire iyo attitude myiza akurura umukunzi we igihe cyose, kandi na societe ayigirira akamaro gakomeye kuko imyifatire ikubiyemo uburyo uteyemo, imyitwarire yawe, ingeso zawe, uburyo ufata ibyemezo, uburyo ukemura ibibazo, uburyo uyobora abandi se niba hari abo ufite, nuko uyoborwa ndetse utaruhanyije. Rero attitude muri English nibo bayisobanura neza, bavuga bati attitude is a product of belief. Tujyane ni ukuvuga icyo wiringira cyangwa icyo wemera nicyo gituma witwara uko witwara muri society. Niba ugira ubwoba cyane biraza gutuma ugira uko wifata kubera ibintu wabitse mu bwonko, mu bwenge, mu bitekerezo byawe. Ugira ucyo urabyemeza muri wowe, urabyubaka bibaho ku buryo buri uko ubonye ibisa nabyo uhahamuka ukavuza induru. Hari nk'abareba movie irimo ibintu bikangana, noneho ukibagirwa ko ari movie, ukibagirwa neza ko ari ibintu bariho barakina atari ibintu mamo, maze wajya kuryama ukananirwa gusinzira. Ni ukuvuga uba wabyemeye ko ari byo, maze ubwoba bukakuganza ukabura uko wifata. None se niba ufuha cyane, twarabyize sibyo, twize ingingo yo gufuha. Hari imyifatire itari myiza ugaragaza, ni ingaruka z'uko iyo ufuha. Nkasubiremo neza, niba ufuha cyane nkuko twabyize hari imyifatire itari myiza ugaragaza. Ibyo rero ni ingaruka z'uko uba ufite uko ufata umukunzi wawe. Reka mbaho urugero hano. Hari couple nzi neza, umugabo yarafuhaga cyane bimwe bituma buri uko basohokanaga na madame imyifatire y'umugabo ntiyihishiraga. Rimwe bari bicaye muri restaurant, umugore abona mubyara we ataherukaga ubi Burayi, ahaguruka kugira ngo amuhobere, maze barahoberana cyane. Nawe urabyumva nk'abantu bamaze koko imyaka myinshi batabonana kandi bafitanye ubuvandimwe, barahoberana cyane. You can imagine that. Umugabo ako kanya imyifatire ye yaramuganje, abarahagurutse akubita urushyi umugore we. Abantu bose barabibona muri iyo restaurant. Wa mugabo ashatse kurwanira mubyara we, wa mugore ashatse kurwanira mubyara we, umugabo we aramwataka. Abantu baza kubakiza, nuko ikibazo kiravuka. Umugabo ati nta soni unci inyuma ku manywa y'ihangu. Umugore atari ko se wagiye ubanza ukansobanuza koko. Nuko barinda guhamagara muri family babaza neza koko ko uwo muntu madame yahobeye bafitanye isano, basanga koko rirahari ndetse rya hafi. Ahubwo nuko yagiye Burayi kera cyane, urumva ko ntabwo umugabo yaramuza, hari bashakanye uwo mubyara we atarahari, ntabwo mubo yamweretseho umuryango ba hafi, uwo ntiyarahari, urumva ko atarahari. Rero murumva ko imyifatire umugabo yagaragaje icyo gihe si myiza. Nanone harugira imyifatire yo guhubuka cyane, ugasanga buri uko couple iri kumwe n'inshuti zabo, urugero bavuze nko kugura ikintu runaka, bwana agahita ahubuka ati rwose nanjye ndagura muzane rwose, atagishije inama umugore we. Kandi ubwo umugore arihangana akanga kuburanya umugabo mu bantu, agashinyiriza. Rimwe na rimwe bwana abivuze nta n'amafaranga afite, ahubwo akaba yabwira madame ati mpa ku mafaranga make ngura ibi n'ibi. Ikibazo kikaba kiravutse kubera mwene iyo attitude, kubera iyo myifatire umugabo aba afite.
bagahora bashwana kubera uko guhubuka. Ibyo byose ni ingaruka z'uko umuntu aba yumva ibintu. Imyumvire yawe ituma ufata ibyemezo runaka bihora bibyara ikibazo. Imyumvire ni ibyara imyifatire, kuko uko wumva ikintu, uko wacyubatse, niko ugisohora hanze. Level cyangwa urugero bifite muri wowe niko bigusohokamo bingana. Ariyo mpamvu rero nshimangira nti niba ubona ufite attitude, ufite imyifatire itari myiza, ituma uhorana ibibazo mu bantu, byagera ku mugabo cyangwa umugore wawe bikaba ibindi bindi, kuko nta mugabo cyangwa umugore ku isi wakwishimira kubana n'umugore cyangwa umugabo ufite imyifatire mibi. Nyamara birashoboka ko wayihindura, kuko umaze kumenya ko ituruka ku byo uzi wibitsemo. Ntimukagire ya mvugo ya ntabishoboka. Ibyo bintu nzajya mpora mbivuga, ntibishoboka, yewe niko yabaye, niko yavutse kuva akiri umwana, niko yari ameze, nuko hoya, iyo niko yabaye, ndayanze, ndayamaganye. Niba rero waribitsemo ibintu bibi igihe kirekire cyangwa ibintu bitujuje ubumenyi, ukeneye ubufasha, bikwiye kukuvamo. Ukwiye ubumenyi kugira ngo bigufashe kukuvamo. Va hasi rero urusheho kumenya, usobanukirwe n'ibwo bizaguha imyifatire myiza, kandi nawe uzajya wumva wiryoheye, wikunze kuba utanga ubuzima ku mukunzi wawe, yewe na sosiyete muri rusange. Niwubaka attitude ikagira imbaraga muri wowe, ariko attitude mbi, ndakubwiza ukuri, uzabaho wiyizeye. Attitude nziza, niwubaka ukagira attitude nziza, uzabaho wiyizeye. Ntawakubahuka, kuko icyo ikora muri wowe iyo attitude yubaka confidence. Ubaho wiyizeye, kandi umukunzi wawe noneho akubaha birenze. Ntabe yatinyuka kugushavuza, kukurakaza kubwa ya attitude yawe nziza. Twatanze ingero imbere, si umugabo cyangwa umugore ufite attitude nziza uko yakwitwara ku mukunzi we. Ubwo rero buri wese akwiye kwisuzuma akamenya aho bipfira. Aha rero icyo nakongeraho kindi ku highlighting, abasore mutarashaka, abakobwa mutarashaka, mukwiye kutemera ikintu cyose kibatwarira umwanya kandi nta nicyo kibungura. Mugafata umwanya mu kubaka urugo nubwo mutararugeramo. Birashoboka cyane kubaka mukagwisa ubwenge. Uwo mwanya mwafataga mu bindi bitabungura, bibarangaza se, mukawushora mu bibungura, mwihugura, mu gusoma ibitabo bitandukanye, kwicara mu gatuza mu kiga meditation. Burya gufata umwanya ukitekerezaho, wiga byinshi cyane. Iyo wafashe umunsi wabipanze neza, ukajya ahantu hatuje cyangwa iwanyu niba nta rusaku ruhaba, ukitekerezaho, ukiganiriza bihagije, nta guhubuka, kuko uriyizi kuruta uko society ikuzi. Ntabwo uyobewe ikibi n'ikiza, ukamenya kubitandukanya neza. Ikibi ukacyanga, ukakirandura, kuko uzi ingaruka zacyo. Ikiza ukacyubaka muri wowe, kigakura, kikagira ubuzima, kikabaho. Ndakubwiza ukuri, uzabona ingaruka zabyo nziza cyane. Niba ari filime uzikunda, ukamenya filime ureba, izo movies izo arizo, niba arizo uvanamo inyigisho, atari movies zikwangiza, indirimbo wumva cyangwa ureba, yewe n'ibitaramo ujyamo, kuko umuntu Imana yamuremanye ubushobozi bwo kuganza ikintu icyo ari cyo cyose kivuye hanze gishaka kwinjira muri we. Ahubwo benshi tugira ubunebwe bwo gukoresha ubwo bushobozi, tukisanga turi muri iki cyarambasi, ukabyemera nawe ukanabyirata, ukabivuga. Byo ntabwo ari ibintu byo kwirata. Ibi byarananiye, ndabigerageza bikanga, hoya, ntabwo ari byo. Ndetse urundi rugero rwakomeza kudufasha kugendana n'abakobwa uzi ko bagira ingeso mbi, ugahora uvuga ngo bakunaniye kubareka, ni inshuti zawe, kandi ubona neza ko nta ntego nzima mugirana, ari abagushora mu bibi gusa. Kandi uwo mwanya urimo urata ntawe uzawugaruza, nta kintu na kimwe cyakubata wabishatse rwose. Urabakabatwa n'ibyiza, uzi kuba slave w'ibintu byiza ntako bisa. Ibyo rero bizaguha kumenya umusore uzahitamo kubana nawe akaramata, ukazavamo umugore ubereye umugabo we ndetse n'igihugu cye. Ku bagore nabo nababwira nti rwose ntarirarenga, niba wari wubatse nabi, utanezerewe kubera uruhare rwawe, ibyinshi ari wowe wabiteje kubera kutamenya.
izi nyigisho zamenya uhinduke zagufasha kwisuzuma aho bitagenda neza. Niba ari umugabo utera amakimbirane, kenshi nabyo birimo bizagufasha uko muzabyifatamo mukabikemura. Icyangombwa ni urukundo rwuzuye ubwenge mu mwimerere warwo. Ariko nanone shimire byimazeyo abagore n'abagabo bubatse neza bafite good attitude, kuko barahari. Kandi abo bantu bahari turamutse tubegereye bakatubwira uko babigenza, bakatubwira uko babikemura, byadufasha tukabigana. Mwe n'abo bantu icyo nzi cyo ni abantu uramutse ubanye nabo, ni abantu batajya barangara, ni abantu batajya bemera kujya mu bintu by'imburamukoro. Mw'abantu mwe niba muhari mumeze mutyo, ndabizi murahari, mukomerezaho. Courage, congratulations. Mwebwe rwose sinshidikanya muzasaza neza, kandi muzasaza muramenye mumaze kubona ibyinshi. N'abana banyu bazabitura kutabasebya, kuko nawe ubwawe ntabwo wasebeje iwanyu. Imyifatire mibi ugasanga umugabo afite ubugare, afite ubushanutsi, afite ibintu bituma umugabo iyo bajya ahantu kuko yitwaye umugabo abuza hareba, ntabwo ari byo. Umugabo niba gukebuye, emera, umva. Twarize inyigisho ugira iti kumva. Umva ko umugabo wawe ntabwo akubeshye, ni ibintu byagaragaye. Niba uri umugabo ufite ikintu gituma uko wifata bibangamira umugore wawe akakimentioninga, akakigaragaza, kireke. Ufite ubushobozi uko wacyemereye kwinjiza muri wowe, cyemerere gisohoke, ntabwo ari icyawe. You don't deserve to be in that bad attitude world. Hoya, ugomba kuba mu isi ya good attitude. Ndabashimiye rero, ndishimye ukuntu tuba dukomeza kuganira. Feedback ntabwo ziraba nyinshi, ariko nkeya mbona ndazishimira cyane. Ndabakunda rwose abantu munyandikira, kandi mukomeze mukande like, mukore subscription, mukore share. Ibi biganiro byacu bigere kure, dukomeze tumenye, dukomeze duhinduke. Ni Kaneza wa mugabo, murakarama, muragahorana amata ku ruhimbi.